wayiteguye neza ndetse uyizinga neza, wakoze cyane rwose. Umukobwa ati murakoze gushima boss. Umugabo ati nabitekerejeho mbona ko byari ngombwa kugushimira nkaguha akagashimwe gatoya. Umukobwa ati oya rwose boss, nta kibazo, ibyo nakoraga ni akazi kanjye. Umugabo ati nabishakaga kuguhemba rwose, mbabarira ubyemere wemere ishimwe ryanjye. Ati ni akantu gato ko kugushimira ku byo wakoze. Ubwo umukobwa yaciye bugufi arayafata aramushimira amubwira ati urakoze boss, Imana iguhe umugisha. Umugabo aramubwira ati uyakoresha icyo ushaka rwose. Ati kandi rero wirirweho ndagiye wiyiteho. Umukobwa ati yego rwose murakoze cyane boss, Imana ikumere umugisha kandi nawe ugire umunsi mwiza. Ubwo umugore wese umanuka ku masikariye yihuta ati ninde uguhaye ayo mafaranga, ninde uyaguhaye? Umukobwa ati ni umugabo wawe uyampaye. Ati umugabo wanjye niwe uyaguhaye? Ati bigezeho none utangiye no kujya ufata amafaranga umugabo wanjye aguhaye? Ubwo yamukubise urushyi rw'inkwi n'amazi aramubwira ngo uri umusazi, uri umurwayi wo mu mutwe. Ubwo wa mugore yaciyeho yirukanka, undi nawe asigara aho ngaho atazi ibimubayeho. Mu gihe akiri kubitekerezaho wa mugore yazanye amazi yuzuye indobo ayamusuka ku mubiri, undi nawe yarikanze nyine ayoberwa ibibaye. Ubwo umugore yahise amushikuza ya mafaranga. Ubwo umugore yamubwiye ati n'ikindi gihe nuzajya ushaka gufata amafaranga hawe n'umugabo wanjye ujye ubanza ubaze ubinganirizeho, gusa sinzongeye kubona hari ikintu ufata kivuye ku mugabo wanjye, uri kunyumva neza? Ati n'ikindi gihe ntuzabyongere. Ubwo yahise yamwambika ya ndobo yari yuzuye amazi ayimushyira mu mutwe arigendera. Ku rundi ruhande turabona ku gikuta ahantu handitse ngo happy anniversary, umunsi mwiza w'abashakanye. Ubwo umukobwa rwose yinjira mu nzu ubona ko yishimye, hafi aho hateretse amagifuti ndetse n'ibindi bintu byiza rwose ubona ko bisa nk'aho ari ibyo yateguriwe. Ku ruhande gato tubona umugabo rwose w'igikwerere uza amubwira ati happy anniversary mugore mwiza. Ubwo barahoberana, umugabo ati ndagukunda mugore mwiza. Umugore nawe ati njye ndagukunda birushijeho. Umugabo ati ndifuza ko rwose urukundo rwacu rwatera indi ntambwe rukagera kure. Umugore ati icyifuzo cyawe cyashubijwe. Ubwo umugabo yazanye champagne nuko rwose baranywa barishima, ati cheers rwose ku buzima bwacu. Ubwo umugabo yatangiye guterura za gift twarebaga amubwira ati ibi byose ni ibyawe. Ati nibi byose ni ibyawe. Umugore ati byose ni ibyanjye? Ati umugabo ati rwose ni ibyawe. Umugabo ati rwose byose ni ibyawe mukunzi. Ubwo muri ako kanya telefone y'umugore yarasonnye, umugabo aramubaza ati uwo ninde? Umugore ati no sister wanjye umamagaye. Ubwo sister we mu ijwi rimeze neza ati happy anniversary sister wanjye. Ubwo uyu mugore naramubwira ati urakoze nuko uri umuvandimwe. Ubwo papa we nawe yari ari iruhande rwa murumuna we, ubwo abamuvugiye iruhande ati happy anniversary mukobwa wanjye, ndakwifuriza rwose urushako ruzagumera ubu rw'amahoro. Ubwo umukobwa aramusubiza ati nta kibazo papa wanjye, urakoze kandi Imana iguhe umugisha. Aramubwira ati ariko nike murumuna wawe ntabwo ari kukubwira ibyabaye. Ubwo uyu mukobwa nawe aramusubiza ati niki cyabaye se? Ati murumuna wawe amanota yasohotse kandi rwose yatsinze, yazanye amanota meza. Ubwo uyu mukobwa aramubwira ati mana yanjye ntabwo numva ko ibi bintu byaba. Ati ntabwo numva ko nahuriza ibyishimo byanjye hamwe. Ubwo yaravuze ati Nika rwose umukobwa murumuna we aba yitwa Nika. Ati rwose congratulations mukunzi mwiza, ati wakoze gukora neza. Ndaje ndari ikintu ndi bukoherereze maze tukomeze kwishimira intsinzi twagezeho. Nta kibazo rwose sister wanjye, urakoze kandi Imana iguhe umugisha. Nuko yabasezeyeho nuko asigarana n'umugabo we. Ubwo umugabo we yaramubajije ati se habaye iki? Undi aramusubiza ati murumuna wanjye yatsinze ibizami. Ati ubu ndumva nishimye. Umugabo aramusubiza ati wow, ndumva ibyari ibyishimo mu bindi. Ati urabizi tujye hejuru tujye kuryama. Ubwo umugore aramubwira ati nterura nyine tugende. Ubwo tugarutse kuri uruhande n'ubundi wa mudamu abaje ubona ko yegera umugabo we bisa nkaho yari yicaye hari ibyo ari gukora. Aramubwira ati ufite se umwanya mugabo mwiza ko hari icyo nashaka kukubwira? Umugabo aramusubiza ati nta kibazo rwose wambwira. Ati se umeze neza? Umugore ati rimeze neza nta kibazo mugabo wanjye. Umugabo ati ngaho mbwira ni ikihe kibazo, urashaka iki? Umugore ati erega ni ibijyanye na murumuna wanjye. Umugabo ati se habaye iki kuri sister wawe? Umugore ati nashakaga yuko sister wanjye yaza kubera ko yashoje segonderi agakomereza hano university muri Lagos. Umugabo ati ibyo rwose nta kibazo. Umugore ati ese nta kibazo ubifiteho? Ati
come on babe, ati ibyo nta kibazo nabigeraho, ati ibyo ukunze nanjye nibyo nkunze, kandi ibigushimisha nanjye nibyo binshimisha. Ubwo muri ako kanya umugore yahamagaye sister we, twamenye ko aba yitwa Nick. Ubwo akimuhamagara sister aramubwira ati ndagushimiye cyane rwose sister wanjye, warakoze kuri wa munsi. Ubwo uyu mudamu aramubwira ati nta kibazo rwose, ati ni amahoro. Ubwo uyu mugabo aramubwira ati ubwo rero njye n'umugabo wanjye twatekerezaga yuko ubwo usoje segonderi wazana muri Lagos ugakomereza university yawe ahangaha. Ubwo sister we Nick arishima cyane aramubwira ati nukuri ndagushimiye sister wanjye ku bintu byose unkorera, nukuri Imana ibahe umugisha nukuri. Ubwo nuko basoje kuvugana, nuko umugabo ati ndumva rwose yishimye. Umugore ati nuko byabura rwose n'ubundi agomba kwishima. Umugabo ati none se azaza ryari? Umugore ati uko kwezi kuri kurangira nibwo azaza. Tugarutse kuri uru ruhande wa musista ndetse na Nick b'abavandimwe babiri baba bari kumwe mu modoka. Ubwo Nick ati rwose sister Lagos ni nziza. Ubwo sister we ati ni ibisanzwe rwose ahubwo ntacyo urabona, ati nzagutwara ahantu hatandukanye ubone ubwo bwiza uri kuvuga. Ubwo Nick ati ngewe kubera iyi mpamvu ntabwo ntekereza ko nzasubira mu cyaro rwose. Ubwo sister we ati se nibyo? Ubwo Nick ati rwose ntabwo nkubeshya, ati ahantu ugereranyije no mu cyaro cyacu, ati ahangaha wagira ngo ni mu ijuru pe. Ubwo sister we ati tuza ntacyo urabona, ati nzagutwara mu maresitora urya ibiryo byiza, ati nibwo uzavuga ko rwose wageze muri Lagos. Ubwo Nick ati ndebera no mazu rwose ukuntu angana, ati amazu yo muri Lagos ni manini gusa nta nzu ntoya wabonamo. Ubwo Nick ati gusa sister ubwo ujya utekereza kugaruka mu cyaro? Ubwo sister we nyine aba yumiwe ari kubona ukuntu rwose Nick yatangaye. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande aho rwose tuba tubona abavandimwe babiri bari mu gikoni, basa nkaho rwose bari gutegura ibyo guteka. Ubwo baba bari kuganira ubona ko bishimye. Nick ati ahubwo wowe uranshimire, ati papa rwose yashaka gupakirira ibintu nkaho rwose uzaba ugiye gucuruza. Ubwo uyu mubyeyi nawe rwose aravuga ati mana yanjye, ati papa rwose ndamwizeye. Ubwo papa wabo yarabahamagaye nuko arababwira ati se mumeze mute? Ati tumeze neza papa. Ati se Nick yagezeyo neza? Ati rwose yahageze amahoro, ati tumeze neza. Ubwo nuko aramubwira ati papa rwose kandi ndagushimiye ku bintu wanyohereje pe. Ati rwose ni byinshi, wakoze Imana iguhe umugisha. Ubwo papa aramusubiza ati ntabwo rwose byaba byinshi Cassandra, bigaragara ko izina ry'uyu mukobwa rwose aba yitwa Cassandra. Aramubwira ati rwose Cassandra urabizi rwose uri umwana wanjye nkunda, kandi buri kimwe cyose nagikora ku bwawe. Ati urabizi ko rwose mama wawe yaza kuba akiriho we yakora ibirenze njyewe ibyo nkora aka kanya. Ubwo nuko papa we yakomeje nyine abavugisha, aramubwira ati rwose Sandra niyubagirwa impamvu nohereje Nick aho ngaho, urabizi neza ko agomba kujya kuri university. Ubwo Sandra aramubwira ati rwose papa wigira ikibazo, gahunda ndayizi kandi ni nayo mpamvu yaje aha, kandi nzamwitaho rwose ntabwo azagira ikibazo. Ubwo Sandra yasezeye kuri papa wiwe, aramubwira ati papa ugira umunsi mwiza kandi ugira amahoro y'Imana. Ubwo basigaye baseka ubona ko bishimye. Ubwo twongeye tugaruke ku rundi ruhande n'ubundi b'abavandimwe babiri, umwe aba ari mu cyumba bita Nick ubona ko ari kuzinga imyenda yishimye. Muri ako kanya tubona nyine Cassandra yinjiye mu cyumba ndetse afite n'ibikapu bisa nkaho birimo amagift. Ubwo ngubwo yahise amubwira ati umva nkubwire rero, ati ubu ngubu ugomba gusezera imyenda yo mu cyaro ugatangira kwambara imyenda myiza. Ubwo barahoberanye rwose ubona ko bishimye. Ubwo Sandra yaramubwiye ati urareba ibi byenda rwose wakuye mu cyaro, ntabwo nshaka kongera kubona ubyambara ibyenda rwose byo mu cyaro pe, bisezereho ndetse ubyibagirwa. Ubwo Nick yaramubwiye ati ariko ngende kubona imyenda yanjye yari myiza. Ubwo Sandra yaramubwiye ati ahubwo gira umanuke hasi uze tujye kurya ibiryo byahiye. Ubwo yaragiye. Ubwo Nick asigara rwose yitegereza imyenda ye, ati ariko imyenda yanjye yo mu cyaro yari myiza. Nuko reka dukomereze kuri uruhande n'ubundi aho tubona Nick aba yicaye ku ntebe ari mu cyumba ari kureba muri telefone. Ubwo muri ako kanya sister we yarinjiye, aramubwira ati ariko Nick kuva waza uhora wicaye muri icyo cyumba, hariya hepfo hari ibintu byinshi byo kureba, hari televiziyo, hari byinshi wakora, ariko uhora wikingiranye muri iki cyumba. Ubwo Nick aramubwira ati oya rwose mukuru wanjye, naguma nshaka kwirirwa nzerera mu nzu, ntabwo ibyo bintu aba ari byiza, hato ntazagira n'adakwiye. Ubwo Sandra aramubwira ati ibyo byose ntabwo rwose ari byo, ati iyi ni inzu ya mukuru wawe ugomba gukoramo icyo ushaka, ati ugomba kurya ukanywa ukaryoherwa n'ubuzima. Ati ikindi kandi ibi ni ibiki wambaye,
ibi bintu wambaye ntabwo nabikubujije, nakuguriye imyenda, nakuguriye inkweto nziza, nakuguriye amawigi, uracyambaye ibi bintu byo mu cyaro, umva mbabarira ubikuremo wambare imyenda myiza nakuguriye, uragira ngo umugabo wanjye azavuge ngo ngufata nabi. Ubwo Nick rwose yari ari guseka ubona ko yanezerewe, nuko mukuru aramubwira ati umva mbabarira ukuremo iyo myenda kandi ukora ibyo nkubwiye. Ikindi kandi rwose ngiye kuba ngiye hari aho ngiye kujya, icyo nagusaba ni ukuramo iyo myenda ukambara ukaza muri salo ukareba filime ndetse ukanywa na ji. Ubwo Sandra muri ako kanya yahise amusiga aho ngaho arigendera. Ubwo niko yasigaye aho ngaho yivugisha ati ariko imyenda ndabona nta kintu itwaye pe, ataka ni agakanzu nambaraga ngiye gusenga, atariko ari kumbwira ngo ningakuremo. Ubwo nuko murumuna we rwose yakurikije ibyo bamubwiye, kubera ko turabona ko ku ruhande rwose yari yambaye agakanzu keza kagufiya, nuko yicaye no muri salo ari kunywa ji ndetse ari kureba televiziyo. Mu kandi kanya gatoya ibyo kurya byari bimaze gutegurwa, tubona umugabo rwose wa Sandra ndetse na Nika bose basa nkaho bagiye kurya. Nuko Nika azana ibiryo byiwe asa nkaho agiye kurira mu cyumba. Sandra aramubwira ati ariko Nika ufite ikihe kibazo uri kujya? Ati ngiye mu cyumba ngiye kurya. Ati ngwino wicara hano ku meza se nyine dusangire, ati ariko ntukaneshe umutwe. Ubwo yari yicaye ku meza nyine batangira gusangira, nuko afata inyama amuhereza ku byo yari ari kurya. Ubwo Nika aramubwira ati oya sister rwose ibi birabaye ntabwo nshaka kubyibuha. Aramubwira ati umva turi umuryango kandi inkoko ntabwo ibyibushye. Nuko rwose barasangiye ubona ko rwose banezerewe. Ubwo ku rundi ruhande tuba tubona Sandra yicaranye n'undi rwose umugore bisa nkaho ari umushyitsi wari wamusuye. Ubwo bari kuganira baseka, muri ako kanya Nika baraje ati sister ati namaje kwitegura ati ubu ngubu ndagiye. Ubwo aramubwira ati rwose wiyiteho kandi rwose umuntu wese ukubwira n'ibitajyanye n'ishuri umva umwima amatwi. Ubwo Sandra aramubwira ati ngaho genda dore udakererwa. Nuko Nika arangije rwose yishimye aramubwira ati rwose mama ati rwose ntago ndi bukererwe, ati reka nihute kandi rwose mugire umunsi mwiza. Ubwo wa mugore wari wicaranye na Sandra aramubwira ati se wazanye umukozi? Ntiwambwira ko wazanye umukozi? Ati umukobwa w'umukozi mwiza umeze gutyo rwose uteye neza, ntiwambwira ko wazanye umukozi wawe? Ubwo Sandra aramubwira ati urashaka kuvuga iki ngo umukozi? Uyu ntabwo ari umukozi, uyu ni umwana wanjye, ni nkaho ni umwana wanjye kuko ni murumuna wanjye. Ati se buriya ni iki kikumvisha ko rwose asa nk'umukozi? Niki kikwereka ko ari umukozi? Uyu rwose ni umwana wa sister wanjye, ubwo nyine ni sister wanjye pe, ntabwo ari umukozi. Ati ntabwo ari umukozi? Ati ni umwana wa sister wawe? Ati cyane rwose. Ati umukobwa mwiza uteye gutya. Ubwo Sandra yamusubije ati ibi ni ibintu bisanzwe n'ibyo mu muryango nyine. Ubwo uyu mushyitsi yakomeze gukompureninga avuga ati ariko ubundi ugira ubwenge, uyu mukobwa se wambwiye yuko muvukana kuri so, niba nibuka neza wigeze kubinganirizaho. Ikindi kandi wambwiye yuko papa wawe yashatse mama wawe aza gupfa, aje kwitaba Imana, papa wawe aza gushaka mama w'uriya mukobwa. Muri make n'ubundi bari barabanyeho mbere, bisa nkaho mama w'uriya mukobwa yari yaribye papa wawe kuri mama wawe. Ati ubu ngubu urambwira ko ushobora kubana n'uyu mukobwa mu nzu umeze gutya nagutwarira umugabo nk'uko nyina yatwaye so? Ati ntabwo ugira ubwenge wowe, uyu mukobwa arakurusha ibintu byose, uyu mukobwa ni mwiza, uyu mukobwa ateye neza, urambwira ko atazakora nk'ibyo mama we yakoze mama wawe akakwiba so? Ati uratekereza ko uyu mukobwa umeze neza atazakwiba umugabo? Ubwo Sandra yamusubije ati ariko wibuka ko uyu mukobwa atamera nka nyina. Ubwo uyu mudamu yaramusubije ati tuzi kwigira umuntu mwiza koko, ati kubera icyo atabikora si amaraso ye, atekereza ko atakurikiza nyina. Ubwo Sandra yabitekerejeho ubona rwose ahinduye n'isura. Ubwo uyu mugore yabitinze amubwira ati ibyo bintu uri kwivugisha wibuke ko ari amaraso amwe na nyina, ati wibuke nyina imico ye, ati se kuki umwana we atamukurikiza? Ubwo ngo Sandra yakomye abitekerezaho rwose ubona ko binamubabaje ndetse ahindura n'isura. Ubwo yakomeje amubwira ati rega umenye ko karandi zikurikirana, ati nawe rwose yabigukora akagutwarira umugabo. Ubwo tugarutse kuri uru ruhande tubona Sandra aryamye ndetse n'umugabo we, ariko rwose ubona ko mu sura yiwe rwose atishimye. Ubwo mu bitekerezo bye yari ari gutekereza ati se ubusanzwe ameze nka mama we, ati se ubusanzwe ibyo Rose yambwiye ari byo, ati se ubu Nika akoze nk'ibyo mama we yakoze ubu byagenda gute mana yanjye? Sandra mu mutima ahubwo ari gutekereza ati rwose ntabwo nshaka kubura umugabo wanjye. Ubwo muri ako kanya ku rundi ruhande twabonye rwose Nika yari aryamye, gusa ari telefone yahise imuhamagara.
ubwo yahise abyuka yitaba ati mwaramutse papa, ati mwaramutse mwana we, ati mumeze mute wowe na sister wawe n'umugabo we, ati tumeze neza, ati ejo naraguhamagaye ndakubura, ati natwe ejo twaraguhamagaye turakubura, ati kandi papa nakubujije kujya ufashe telefone yawe ku ruhande, ujye uhorana na telefone yawe mu mufuka kuko iyo tuguhamagaye natwe turakubura. Ubwo niko yabwiye papa we ati rwose papa, ahubwo n'ikintu naguhamagariye nkakubura nashaka kukubwira ko rwose Sandra yanyishyuriye iby'ishuri rwose nari natangiye registration, ati kandi rwose byagenze neza, ubu ngiye gutangira ku ishuri neza, imyiteguro yose narayisoje, ubu igisigaye ni ugutangira ishuri rwose. Ubwo se yaramusubije ati rwose Imana rwose imere umugisha umwana wanjye Sandra ndetse n'umugabo we, Imana ijye ikomeza ibahe imigisha. Ubwo papa yaramubwiye ati mwana wanjye rero komeza wiyiteho kandi ugire umunsi mwiza, kandi rwose uba umwana mwiza. Ubwo niko naramubwiye ati yego papa nta kibazo rwose kandi ugire umunsi mwiza nawe, bye. Ubwo ku rundi ruhande tuba tubona Sandra mu gikoni ari kunywa icyayi, gusa ari nako ari gutekereza ati se ubu niko akoze nk'ibyo mama we yakoze kuri mama wanjye byagenda gute. Ubwo muri ako kanya niko aba ari kuza rwose yambaye agakabutura kagufi, ubona ko rwose yatangiye kwimenyereza ibinyabazungu. Ubwo yaje yiruka ahobera sister we, atumeze neza sister. Ubwo muri uko kumubaza tusumeze ute, sister we ntabwo yigeze amusubiza, wabonaga rwose yahindutse yabaye undi muntu ndetse isura yarakare cyane. Ubwo ngubwo mu gihe niko yari ari kujya muri firigo gufata ikintu, yarongera agaruka yitegereza sister we abona nishimye, aramubaza ati se sister wabaye iki, ninde wakurakaje ko mbona utishimye? Ubwo sister we yaramwihoreye ahita yigendera, undi nawe ntiyabitindaho asubira muri firigo gufata ibyo yari agiye gufata. Ubwo tugarutse kuri uruhande rundi tubona n'ubundi Sandra aje mu cyumba cya Nika, atangira gufata imyenda yose ayipakira mu gishashi. Ubwo Nika ahita aza yirukanka ati sister, nese kuri uwo mbona uri kunzingira imyenda uyishyira muri icyo gishashi? Ati sister waramubwira ati imyenda? Ati nyine imyenda wanzaniye, ati imyenda nakuzaniye nyine. Ubwo Nika aramubwira ati se sister wabaye iki ko mbona utishimye, ni ukubera iki uri gupakira imyenda yanjye? Ati sister ese niki cyabaye? Ubwo mu gihe yari agiye gufata ya myenda, ubwo sister aramubwira ati umva nukora kuri iyo myenda ndagukubita urushyi ntabwo uzabyibagirwa. Nika yari yatangaye ari kwibaza ati se sister hari ikintu naba nakoze kibi, hari amakosa nigeze nkora ngo nyakosore? Ati mbwira niba hari aho nakubabaje rwose nsaba imbabazi kandi rwose umbabarire. Ubwo nuko Nika yakomeje gusaba imbabazi gusa atazi bijya mbere, nuko Sandra yahise amwiyaka nuko asohoka igenda ubona ko rwose arakaye ndetse ahita amukubitiraho urugi. Ubwo ku rundi ruhande rwose tubona Sandra n'umugabo we baba bari ku meza ndetse Nika ari guturuka hirya mu gikoni asa nk'ubazaniye imbuto ku meza. Ubwo nuko ahita asubira mu gikoni, mu gihe ataragenda nuko umugabo wa Sandra aramubwira ati se uri kugiye kutazana ibiryo ngo turye? Ubwo Nika aramubwira ati njye kurira mu gikoni. Umugabo wa Sandra aramubwira ati nta mpamvu yo kujya kurira mu gikoni, ngwino dusangire hamwe. Ubwo Sandra yigurutse aravuga ati mwe uriya agenda ajya kurira mu gikoni aba anakurupa kiriya gikoni gisa nabi. Nika yaragiye. Ubwo umugabo wa Sandra aramubwira ati ariko ibi ntabwo byari bikwiye, umwana yatetse agomba kuza tugasangira hano ku meza. Ubwo Sandra yarebye umugabo w'igitsura ubona ko rwose atabyishimiye. Ubwo arangije bahamagara Nika aramubwira ati ngwino dusangire ku meza. Ubwo Nika yaraje yicara aho ariko ubona ko rwose Sandra atari kumureba ijisho ryiza. Ubwo umugabo wa Sandra aramubajije ati se umeze ute, uri kubona ibiri kumenyera ubuzima bwaha? Aramubwira ati rwose ndi kugerageza, ujye wumva utekanye, wumva umeze neza, wiyakire hano ni mu rugo ndetse umenyere n'ubuzima gake gake. Ati kandi rwose ikintu cyose wumva ukeneye ujye ubwira sister wawe tuzajya tugiguha. Nika ati murakoze rwose kandi ndabyumvisha. Umugabo wa Sandra ati uru ni urugo rwacu, uru ni urugo rwawe, wumve rwose umeze neza wisanzure. Ubwo ku rundi ruhande tuba tubona Sandra yicaye mu cyumba ari kuri telefone. Muri ako kanya Nika ahita yinjira mu cyumba, aramubwira ati sister wari wanumije umbwira ko ushaka laptop? Ubwo ngubwo Sandra aramubwira ati shyira aho ngaho umve imbere ugende. Ubwo Nika ahita amubwira ati ariko sister ntabwo nzi ikintu naba nagukoreye cyakurakaje, kubera ko ndi kubona ko wahindutse kuri njye, ibintu byose wabihindura, uri kumbwira nabi, uri kundeba nabi, niki naba nakoze ngo ngusabe imbabazi? Niba hari ahantu hose naba nakosheje ndakwinginze mbabarira umbwire, ndi buce bugufi rwose ngusabe imbabazi. Ubwo rwose Sandra yahise amubwira ati nsohokera mu cyumba nona. Ubwo ngubwo Nika yakomeze gusaba imbabazi amubwira ati mbabarira rwose umbwire icyo nakoze. Ubwo Sandra yahise yigira kuri telefone akoresha sena amubwira ati mvira aha. Nuko tugaruke kuri uru ruhande aho rwose wa mugore aba yagarutse mu rugo kwa Sandra.
ubwo ngubwo abari kumubaza ati ''ese ubundi byagenze bute?'' buriya babwiye papa yuko byagenze bite. Ati rwose papa yamamagaye ababaye ambwira ati nimbabarire murumuna wanjye icyo yaba yankoreye cyose gerageze mwisanzureho dusubire nk'uko twari tumeze. Ubwo bamubwira yaramubwira ati umva ibyo bintu rwose byibagirwa ahubwo nta nubwo ufite kwemera uriya mukobwa rwose abe iruhande rw'umugabo wawe. Ati abantu nka bariya biba abagabo b'abandi biri mu maraso nk'uko na nyina yabikoze. Ati ntugatume yegera n'umugabo wawe. Ubwo uyu mugore Rose yangomye amututa amagambo amubwira ati umva nubura umugabo wawe ntuzavuge ngo sinakubwiye. Ubwo uyu mugore Rose yaramubwiye ati ahubwo inama naguha nk'inshuti ni uko uriya mukobwa wamuhindura umukozi wawe wo mu rugo maze bikajya bikorohera kuba umureba ibyo akora byose kugira ngo atazakwibira umugabo nk'uko n'ubundi mama we yabikoze kuri mama wawe. Ubwo Sandra atamubwira ati ninde uguhaye uburenganzira bwo kuvuga ibyo bintu. Ubwo Rose aramubwira ati nakubwiraga nk'inshuti yanjye rega ubitekerezeho utazabura umugabo wawe ngo sinakubwiye. Ubwo ibyo byarabaye. Tugaruka ku rundi ruhande Sandra rwose abakiri mu myenda y'ijoro ubwo aravuga ati babe bisa nkaho rwose yahamagaraga umugabo we. Ubwo yaramubwiye ati rero mugabo wanjye ntabwo wakwemera ibintu nabonye uyu munsi. Umugabo ati se noneho ni ibiki? Ati ntabwo wakwizera ko sister wanjye nagiye muri telefone ye nkasanga afite abasheri batatu we. Ati abasheri batatu? Umuntu uje muri Rigos si ibyo bintu yagiye bitangiye gute? Atumva nagiye muri telefone ye nsangamo umwe babiri batatu. Ati noneho igitangaje nuko nabonye ariko basezeranya ko azajya boherereza ubwambure bwiwe amafoto y'ubwambure bwiwe. Ubwo ngubwo umugabo we yaratanga aravuga ati mana yanjye gusa ibi ni ibiki? Ubwo yaramubwiye ati rwose ninabuze nuko mbikubwira kuko numvaga binteye isoni. Ati ikintu nakoze nahise mwaka ibintu byose yari afite mwaka computer mwaka imyenda mwaka buri kimwe cyose kuko ntago mbyumva ndumva rwose binteye isoni n'ikimwaro. Ati ntabwo nakwibaza umwana w'umukobwa uje ejo muri Rigos agatangira afite abagabo batatu bose. Ati ibyo bintu byose ntabwo nabyizera. Umugabo ati ubusubi ibyo byaturutseho koko. Ati ubu ngubu ikintu nize kuri Nika ni kimwe. Nika kuva yavuka nta kintu na kimwe yigeze yikorera mu buzima bwiwe. Ninjye umuha buri kimwe ninjye umumenyera buri kimwe. Ubwo umugabo yaravuze ati njye ndumva binshanze. Ubwo ngubwo mukuru we yahise avuga ati uyu Sandra nyine. Ati ubu ngubu ngende gutekereza ko hari ikintu ngiye kumukorera. Ati kubera ko naramuka twarinda ahangaha cyangwa akagira ikindi kibazo ahurira nacyo ahangaha ibyo byose bizaba biri ku mutwe wanjye papa wanjye ninjye azabibaza. Ubwo umugabo we rwose yamufasha amubwira ati se none se mugore wanjye dukora iki? Ubwo Sandra aramubwira ati urabyibuka mbere y'uko n'ubundi aza hano nari narakubwiye ko dukeneye umukozi? Umugabo ati rwose ndabyibuka. Ubwo ngubwo Sandra yaramubwiye ati urabyibuka rwose ko twabiganiriyeho. Ati ariko kubera imico nabonye kuri Nika ati ikintu nakora ubu ngubu nuko rwose aho kugira ngo tujye kuzana umukozi wo hanze tutanazi twakwishyura Nika akaba ari we uba umukozi wo mu rugo. Ati kubera ko n'ubundi yatangiye kwiga imico mibi. Ubwo umugabo we yaratunga aravuga ati ibyo ni ibiki uvuze? Ubwo umugabo yaramubwiye ati ibyo bintu uvuze ntago bibaho. Ati ntago ntekereza ko wakagize igitekerezo nk'icyo cyo kwifata ugafata murumuna wawe ugashaka kumugira umukozi wawe wo mu rugo. Ati ibyo bintu rwose ntago nibona byabayeho nta nubwo numva bibaho. Ubwo Sandra ati rwose sheri wanjye mbabarira unyumve. Ubwo umugore yaramubwiye ati rwose njye ndumva ibyo bintu ari byo kuko byaba byiza no akamenya gukora akamenya ko rwose ibintu bivuna atagomba rwose gukirira mu bintu mwabura buryo. Ubwo umugabo yaramubwiye ati ayo ni amahitamo yanjye ati ariko ku ruhande rwanjye njye ntago nemeranya nabyo. Ubwo ngubwo rwose ukora ibyo ushaka gusa njye ntago mbirimo. Ubwo umugore yaramubwiye ati rwose sheri ntago rwose ari gushaka gukora ibintu nishakiye nakumenyeshaga kugira ngo ubyumve kandi ubyemere. Ubwo umugabo yaramubwiye ati ubwo iyo ni amahitamo yawe nta kibazo sheri wanjye reka turyame. Ubwo tugarutse kuri uru ruhande tuba tubona Sandra yicaye ari muri telefone ye rwose ubona ko n'ubundi isura ye yijimye. Ubwo muri ako kanya twabonye Nika rwose aturuka hirya aza yikandagira ubona ko rwose ababaye mu maso. Ubwo rwose kera yari yamaje kwambara imyenda y'abakozi ubona ko rwose ari kugenda yireba ibyamubayeho. Ati nk'uko nabikubwiye kuva kare iyi ni Rigos ndakora umugabo wanjye arakora nawe ugomba gukora. Ati ufite kumva ko uyu ari umugisha ukomeye. Ati nzakwishyura amafaranga yawe buri kwezi. Ati nzakwishyura buri kwezi kugira ngo ujye ubona uko usevinga ubone n'uko wishyurira ishuri. Ati mva nkubwire Nika ndagukunda nk'umuvandimwe wanjye. Ati ariko ibyo ntibivuze ko nzakomeza rwose kugutamika ndetse nkugaburira nk'uruhinja. Ati ufite kwiga umuco ukiga agaciro ukamenya no kwiyutaho. Ati ukamenya no gufata inshingano. Ati rega ntabwo nakurenganya wakuze rwose papa guhereza ibintu byose nta na kimwe yakwigishije muri ibi. Ati ni nayo mpamvu gufata inshingano atari ibintu byawe ariko rwose guhera uyu munsi ugomba kubyiga kuko ababikora bose ntacyo barusha. Ubwo mu marira menshi Nika ati sister. Ubwo ngubwo Sandra ati reka guhera uyu munsi ndetse n'ikindi gihe uzajya umpamagara ma. Ati bya sister byibagirwe guhera uyu munsi. Ati ubu ngubu ndi boss wawe. Ati ubu ngubu ugomba gukurikiza ibyo nzajya nkubwira byose nka boss wawe.
yarambwiye ati rwose ubu ngubu wagenda ukazana umweyo ukazana n'umukoropesho ugahanagura hano ndetse ukanakoropa ahangaha urabona ko hasa nabi. Ubwo yaramutonomeye ati rwose mva imbere se nyine ugende. Ubwo ngubwo yasigaye yambwiye ati zana umweyo zana igihanaguzo uzane n'umukoropesho ukore isuku ahangaha vuba. Turahereza umuntu ibyo gukora yangiza akarira. Ubwo niko yagiye agenda gake gake agera ahantu mu cyumba rwose yireba muri mirror umwana warujije muri gahunda yo kujya kwiga muri university abana na sister wabayeho mu buzima bwiza yisanze rwose abaye umukozi wa sister we. Ubwo yahagaze mu kirori bambi atangira kwireba rwose n'amarira menshi n'agahinda kenshi mu maso ari kwibaza ibiri kumubaho. Yararize rwose amarira atagira uko angana agahinda karamwegeka. Ubwo ku rundi ruhande tuba tubona Sandra rwose amanika ku masikariye yirukanka. Ubwo ngubwo hasi aho niko aba yicaye aribona rwose asa nkaho ananiwe. Ubwo ngubwo araza Sandra ahita amukubita mu mugongo aramubwira atumva unamugere hasi ukoropa ahantu hose. Ubwo ngubwo niko aramubwira ati rwose sister nukuri ndumva ananiwe umubiri wanjye wose uri kundya. Ubwo ngubwo Sandra atamubwira tuvuze ngo iki. Ubwo Sandra yaramubwiye ati hari ikintu bita amategeko y'akazi. Amategeko y'akazi ugomba kuyakurikiza nk'uko nkwishyura ku kwezi ugomba gukurikiza n'amategeko yanjye uko agenga. Niba nakubwiye ngo ndi madamu wawe ugomba kumva ko ndi madamu wawe ntabwo ufite kunyita ngo sister. Ati iyo umuntu ari madamu wawe umwita ma, nta rundi rukundo rwanjye hagati yanjye nawe ruba ruhari usibye kuba wamamagara ma. Ati wabyumvishe neza uzajya umamagara nk'iki ni Keti ma. Ati igihe uzaba wasubiye mu cyaro aribwo uzanyita sister atari kuba ahangaha ni ma. Ati ibyo ngibyo nibyo bita amategeko y'akazi ndizera wabyumvishe neza. Ati reka nizere kuba ari bwa mbere n'ubwa nyuma nongeye kumva mu kanwa kahasohotsemo ngo sister muri iyi nzu. Ibyo nkubwiye wabyumvishe. Ubwo yaramubwiye ati none ahangaha kurira iyo ntebe neza ukorope munsi neza uhakorope neza mbone hakeya. Ubwo ngubwo umukobwa rwose ubona ko byamugoye. Ubwo Sandra aramubwira ati umva bikore none ahangaha. Ubwo ngubwo niko aramubwira ati rwose ma umugongo wanjye uri kurya ndumva umubiri wanjye urya. Ubwo ngo Sandra yamukubisubikira aramubwira ati ni gute umugongo wawe kurya kuri iyi myaka urashaje. Ati ibyo wibinza naho ndakubwiye ngo kurupa kandi ukore isuku ahantu hose ureke kunzana ibyo ngibyo ngo umugongo wawe uri kukurya ngo umubiri wawe uri kukurya. Ati ku myaka yawe 2 ngo umugongo uri kukurya. Ubwo ni Kadisi yasigaye aho ngaho ababaye mu gahinda kenshi ubona ko rwose mu maso ye hijimye. Ubwo se koko mana yanjye mumbwire muri comment ari wowe wabigenza gute? Umwana w'umukobwa yavuye mu cyaro azikaje kwa sister we rwose kubaho mu buzima bwiza akiga muri university abayeho neza, ariko mu ndebere namwe ukuntu ubuzima buhinduka gato sister we ni uri kumukoresha nk'umucakara. Ese wowe uri uyu mukobwa wakora iki? Ese wowe wahitamo gukora nk'ibyo uyu mukuru ari gukora ndetse abikorera n'umuvandimwe wiwe? Mumbabarire tuganire muri comment mumbwire uko mubyumva. Ubwo kuri uruhande n'ubundi niko abakiri gukoropa. Ubwo telefone yarasonnye yaritabye. Papa aramubwira ati umeze ute mwana wanjye? Ati ko nakubwiye ko uzajya uhoza phone impande yawe ejo ndi narwahamagaye ndakubura na mukanya naguhamagaye ndakubura. Ubwo nkoneka aramubwira ati mbabarira papa rwose nari muze cyane mbura uko nkwitaba. Ati se sister wawe ameze ate n'umugabo wiwe kandi nawe umeze ute? Ubwo niko yikije umutima rwose ubona ko ababaye aramubwira n'agahinda kenshi ati bameze neza. Ubwo papa yaramubwiye ati reka nizere ko wowe na sister wawe ibintu bimeze neza ubu ngubu hagati yanyu. Ubwo niko yaramubwiye ati rwose tumeze neza nta kibazo papa. Ubwo papa wati Imana ishimwe. Ubwo papa wati umukobwa mwiza kandi buri gihe ujya wumvira mushiki uti kandi buri gihe ujya wumvira mukuru wawe. Ati wiyuteho mwana wanjye kandi amasomo meza ati bye. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande aho Sandra bayicaye muri salo. Muri ako kanya twabona umwana w'umukobwa ndetse n'umugabo we binjiye mu nzu. Ubwo nguko yagurukanye urugwiro rwinshi ajya kubaramutsa. Ubwo ngubwo nuko aramutsa uwo mukobwa umwana w'umukobwa waruzanye n'umugabo we. N'umugabo we barahobera ati mugore wanjye rero dore nguyu yaje. Ati ati rwose warakoze. Ati wabaye inkumi ubwo ngo heruka wari akana gato none warakoze. Ubwo umwana w'umukobwa nawe ati rwose urasa neza cyane rwose nka mbere nawe ndabona umeze neza. Ubwo bararamukanyije wa mukobwa akomeza hejuru n'igikapu cye ndetse Sandra asigana n'umugabo wiwe. Ubwo umugabo ati sheri wanjye nawe nagukumbuye. Umugore we ati ariko nyabwo kivanga ngo urankumbuye. Nuko tugaruke kuri uru ruhande aho Nika n'ubundi abakiri gukoropa mu gikoni ubona ko disababaye. Nuko umwana w'umukobwa aza amusanga. Ubwo yaje amubwira ati hayi nitwa Goci. Ati ni byiza guhura nawe.
Nika nawe ati nitwa Nika, ati ni byiza guhura nawe. Ati ndi mwishywa wa bosi wawe, narinje kumarira ibiruhuko byanjye ahangaha. Ati abantu ba hano ni beza, reka nizere ko nawe uri umuntu mwiza. Nika ati yego rwose ni abantu beza. Ubwo muri ako kanya Sandra yahise ahamagara Naka, Naka agenda yirukanka. Uwo nguwo umukobwa asigara aho ngaho yishimye, yigira muri firigo afite amazi yo kunywa. Tugaruke kuri uru ruhande aho rwose ubona Sandra ari mu cyumba cye ari guhamagara Nika n'uburakari bwinshi. Ubwo Nika yaje yirukanka aramubwira ati habaye iki? Uwo aramubwira ati pfukama ahangaha urebe vuba vuba. Ubwo yamukuriye amatwi amupfukamisha hasi amubwira ati ibi ni ibiki? Ubwo hari igishashi cya shokora cyari kiri munsi y'intebe mu cyumba cyiwe. Ubwo yaramubwira ati ntabwo nakubwiye gukoropa ahangaha. Yaramupfukamishije amukurura amatwi ndetse amubwira nabi bikabije. Yaramubwira ati tora icyo gishashi vuba hano, ntabwo nakubwiye gukoropa ahangaha. Ubu ngubu uko niko bakoropa. Ubu niko bakoropa koko? Ndakubwiye ngo genda uzane ibikoresho ukoropa ahangaha nonaha. Yamukubise urushyi rwiza rwose aramubwira ati niba utazi gukoropa ndaza kubikwigisha n'iki. Ubwo Nika yasigaye aho ngaho, Sandra yasohotse yihuta. Ubwo Nika yasigaye aho ngaho rwose mu gahinda kenshi, amarira menshi cyane, ubona ko rwose ababaye pe. Ko muri uko kubabara kwiwe yarahagurutse n'amarira rwose menshi, arahaguruka yihanagura amarira. Tugaruke kuri uru ruhande aho Sandra ndetse n'umugabo we ndetse na wa mwishywa w'umugabo we baba bicaye ku meza rwose, ubona ko ari umuryango umeze neza, bari gufata ifunguro rya nimugoroba. Ubwo Nika abatambuka hafi aho ngaho afite ibiryo byo ku isahani, bisa nkaho rwose agiye kurira mu gikoni. Ubwo wa mwana w'umukobwa we waraje muri urwo rugo rwose yarebanye Nika agahinda kenshi, ubona ko rwose atishimiye ibiba biri kumukorerwa. Ubwo bose bari bacecetse nta n'umwe uvugisha undi. Ubwo uwo mwana w'umukobwa bose yabacishijemo amaso ariko ubona ko rwose atishimye. Ubwo nuko muri ako kanya umugabo wa Sandra aramubwira ati ariko ntabwo mbona impamvu ushobora kuba waragaritse Nika kuza gusangira natwe ku meza. Ati rwose ibyo bintu ndabona bidakwiriye kuko nawe ni umwe muri twebwe. Ati ni umuvandimwe wacu, tumufata nk'umwana wacu. Ati ubwo rero sinumva impamvu waba waramuhagaritse kuza kurira ku meza gusangira natwe. Ubwo Sandra ahita amuca mu ijambo aramubwira ati ngenzi ibyo ndi gukora wowe ndeka. Ati njye nawe twumvikanye ko agomba gukora akazi. Ati kandi akazi nk'aka kagira amategeko n'amabwiriza. Ati naguha urugero. Ubwo Sandra yakomeje kumubwira ati rwose ibyo bintu wibyitaho byihorera, ariya ni amabwiriza y'akazi. Ubwo umugabo aramubwira ati niba ari byo ushaka, ati njye rwose ibyo nta kibazo mbifiteho, gusa njyewe umenye ko ntabirimo. Ubwo wa mwana w'umukobwa yari wahaje wabonaga ko rwose ari kureba ibijya mbere gusa atabyishimiye, ndetse n'umugabo wa Sandra kandi wabonaga ko rwose atishimiye ibiri kujya mbere kuri Nika. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande, wa mwana w'umukobwa waje muri uru rugo aba ari mu gikoni ari gukata imboga. Ubwo Nika turuka ku ruhande yiruka aramubwira ati we ntabwo rwose ibintu ufite kubikora, mbabarira. Ubwo umukobwa aramubwira ati nta kibazo ndi kugerageza kugufasha. Nika ati ako ntabwo ari akazi kawe, aka ni akazi kanjye nyine ugomba kubikora. Umwana w'umukobwa ati ndabizi ko ari akazi kawe, ati ariko ngende kugerageza kugufasha. Ati ndakubona ukuntu ukora rwose nk'imashini, ukora nijoro ukora amanywa ntabwo uruhuka. Ati njye nari ndi kugerageza kugufasha kugira ngo nawe uruhukeho. Ati ntabwo uri imashini, ibi rwose nanjye ndabyikorera. Ubwo Nika aramubwira ati umva sister wanjye nakubona gukora ibi ngibi ndaza kuba ndi mu bibazo rwose byinshi, mbabarira ubyihorere. Ubwo umwana w'umukobwa ati sister. Ubwo Nika ati sorry, ati madamu wanjye. Ati madamu wanjye rwose agusanze uri gukora ibi bintu naba ndi mu bibazo rwose byinshi. Ati aka ni akazi kanjye reka mbikore. Ubwo rwose wa mwana w'umukobwa ubona ko rwose afite umutima mwiza n'ubumuntu aramubwira ati umva ibi ndabikora, ahubwo we hagarara ku muryango ukingeho ndagira vuba vuba. Ati wowe genda ariko genda ukinge umuryango ndagira vuba vuba. Ubwo Nika wabonaga ko rwose ari kwitsa imitima ndetse yifitiye n'ubwoba, yagiye ku muryango nyine arakinga nk'uko umwana w'umukobwa yari abimusabye. Ubwo Nika wabonaga yitsa imitima rwose, yaragiye nyine agara hafi n'umuryango acunga ko sister we nyine ataza agasanga uwo mwana w'umukobwa ari gukora ibyo yagakwiye kuba ari gukora. Ubwo Nika ati ariko rwose wakaritse ibyo bintu nkaza nkabikora. Ubwo umwana w'umukobwa ati we guma aho ngaho rwose uba ucunga madamu wawe kwaza. Ubwo tugarutse kuri uru ruhande n'ubundi Nika rwose aba ari kuzinga imyenda, abona ko ku isura ye noneho ari gusa neza. Ubwo wa mwana w'umukobwa azamusanga mu cyumba amubwira ati ati se uzi kuzinga imyenda neza gutyo? Undi aramubwira ati cyane rwose, ubona ko rwose bishimanye bameranye neza, ubona ko rwose akamwenyu ku isura ya Nika kagarutse. Ubwo ngubwo muri ako kanya bakiri kuganiramo imodoka yarasonnye. Ubwo ngubwo nyine kubera ko ari sayini yabo baba baziranyeho ko madamu rwose adafite kubasangana. Ubwo umwana w'umukobwa yahise amubwira ati umva ubwo ndagiye. Ubwo Nika yasigaye aho ngaho disa aseka amwenyura.
kumwenyura ubona ko rwose nibura yagize akamwenyu ku isura kubera uno mwana w'umukobwa wari waje muri uru rugo. Ubwo turabona kuri uru ruhande wa mugabo yamanutse ku masikariye yihuta ahamagara Nika amubwira ati Nika, amuhamagara ati Nika. Ubwo Nika yaraje rwose n'akamwenyu ku isura ati mwaramutse boss. Ubwo boss nawe aramusize ati mwaramutse Nika, ati kanizere ko wasinziriye neza. Ubwo Nika nawe ati nasinziriye neza rwose. Ubwo boss we ati wakoze rwose kuby'imyenda wayizinze neza rwose nabonye imeze neza. Ubwo Nika ati nta kibazo rwose murakoze gushima boss. Ubwo yahise amubwira ati rwose nasanze ngomba kugushimira kuko kuba umuntu mwiza muri uru rugo no gukora ibintu byiza. Ubwo Nika nawe ati oya rwose boss ni akazi kanjye n'ubundi mba ngomba kubikora. Ubwo boss we ati ariko ufata agashimwe nguhaye nabitekerejeho mbona ko ari ngombwa. Ubwo Nika nyine yabitekerejeho afata agashimwe boss we yari amuhaye. Ubwo yaramushimiye. Ubwo boss aramubwira ati rwose ushobora kwigurira icyo ushaka cyose, ati kandi ubwo ngiye ku kazi ugira umunsi mwiza. Nika nawe ati urakoze rwose boss kandi ugira akazi keza. Ubwo disi yasigaye aho yishimye ndetse afite amafaranga yarahawe na boss we mu ntoki. Ubwo muri ako kanya sister we Sandra yamanitse ku masikariye abonye Nika afite amafaranga mu ntoki yahise amanuka yiruka amubwira ati ayo mafaranga wayakuye he? Mu gihe Nika agiye kuyahisha ubwo ngubwo sister we rero yari yamaje kumubona kare ati ndakubajije ayo mafaranga wayakuye he? Ubwo Nika yaramubwiye ati nayo boss amaye. Ubwo ngubwo Sandra yavuze ati kuva ryari watangiye gufata amafaranga avuye ku mugabo wanjye? Ubwo yahise amukubita urushyi rwose rw'inkwi n'amazi amubwira ati uri umusazi. Ubwo ngubwo wa mugore yahise agenda yiruka mu cyumba azana indobo yuzuye amazi ayimumenaho aturi ikigoryi wowe, aturafa utangiye gufata amafaranga umugabo wanjye yaguhaye, atangiye gutwara amafaranga y'umugabo wanjye. Ubwo yahise yamushikuza ati n'ikindi gihe ntuzajya ushaka gufata amafaranga hawe n'umugabo wanjye ujye uza ubanza umbaze, ati sinzongeye kubona hari ikintu wemera giturutse ku mugabo wanjye, uri kunyumva neza? Ubwo yahise amwambika ya ndobo y'amazi yari amaje kumumenaho ayimwambika mu mutwe. Ubwo nuko disi Nika yasigaye aho ngaho yicaye bambi na ya ndobo bamwambitse mu mutwe ari kurira rwose ari mu gahinda kenshi ababajwe n'amafaranga ye bamutwaye, urushyi bamukubise ndetse n'amazi bamumennyeho. Ubu kuri uru ruhande n'ubundi turabona Nika yicaye mu cyumba cye mu gahinda kenshi, mu maso ye rwose agahinda kari kenshi. Ubwo wa mwana w'umukobwa yinjiye mu cyumba areba Nika rwose ubona nawe akubiswe n'inkuba. Ubwo yaje nawe mu gahinda kenshi bamubwira ati yo Nika rwose ihangane rwose ku byakubayeho ndabona kutishimye. Ati jya wihangana ku bintu byose bikubaho muri iyi nzu, ugire kwihangana kandi ugire umutima ukomeye. Ati mbabazwa n'ukuntu ntanagufasha. Ati ubu ngubu ntabwo nshobora kumva ikintu cyabaye kuri Auntie Sandra ku buryo asigaye agira umutima mubi no gutwara abantu nabi gutya. Ati ntabwo yari ameze gutya kuva na mbere, ati ntabwo nzi icyamubayeho. Ati mama wanjye nanjye tumuzi nk'umuntu mwiza kandi ukunda abantu. Ati ntiyigeze aba gutya na mbere, ntabwo tuzi ko byagenze, ntabwo tuzi ikintu cyamuhinduye. Ati mpora nibaza n'impamvu agutwara gutya. Ati ngewe mbona uri umuntu mwiza witonda wita ku bantu bose. Ati ntabwo ukwiye bino bintu nshuti yanjye. Ati hangane rwose wirira. Ubwo disi uyu mwana w'umukobwa yaragiye amufata ku bitugu ubona ko rwose ari kumwihanganisha. Nika rwose mu marira yo menshi nta n'icyo yigeze avuga ko yari yarumiwe. Ubwo uyu mwana w'umukobwa yakomeje kumufata amubwira ati rwose ihangane, ubona ko disi ari kumwihanganisha ndetse rwose adashimishijwe n'ibikorerwa uyu mwana w'umukobwa Nika. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande n'ubundi Nika bari mu gikoni ari guhanagura ku meza. Ubwo kuri uru ruhande rwose wa mwana w'umukobwa aturuka hirya rwose ari guseka amubwira ati waramutse neza Nika. Ubwo Nika nawe ati waramutse neza. Wa mwana w'umukobwa ati uri kubona ndi gusa gute? Nika ati rwose urasa neza nk'ibisanzwe. Ati se hari aho ugiye kujya? Ati yego Auntie Sandra agiye kuntwara kuri shopping. Ubwo ngubwo nyine Nika yahise ahari asubiza amaso inyuma ku byabaye, nyine ubona nyine arasetsemo gakeya. Ubwo yasubije umwana w'umukobwa ati ndumva ari byiza rwose mugire urugendo rwiza. Ubwo uyu mwana w'umukobwa yabwiye Nika ati rwose ndaza kugira utuntu nkuzanira nituva kuri shop na sister. Ubwo Nika ati urakoze rwose nta kibazo. Ubwo uyu mwana w'umukobwa rwose uba bifitiye umutima mwiza yaramubwiye tumva nitugenda uryame unanura amaguru yawe umva uruhuke nyine tu. Ati wowe nugira ikibazo nitujya kuza ndaguhamagara ku buryo turi buze ugahita ubyuka. Uyu mwana w'umukobwa rwose ubona ko disi afite umutima wa kimuntu. Ubwo Nika yaramushima namubwira ati urakoze. Undi nawe ati rwose ibihe byose. Ubwo umwana w'umukobwa yaragiye gusa ataragenda Nika yahise amuhamagara
amufungira utuntu tutari dutunganye neza ku ikanzu nuko aragenda. Ubona ko rwose urugwiro ndetse n'umubano mwiza hagati yabo byari byiza. Ubwo tugarutse kuri uru ruhande rwose Sandra aba yicaranye na Rose we ya nshuti yiwe. Ubwo ngubwo Rose aramubwira ati rwose mubabarire. Ubwo ntabwo tuzi ngo bari kuvuga kuri yinde. Ubwo ngubwo Sandra ati njye nta kintu navugana nawe, sinzi n'impamvu uhora ushyigikiye uriya muhungu. Sandra ati rwose ibyanjye nawe rwose wapi. Ubwo Rose ati rwose muvuye kure n'uyu muhungu mubabarire. Ubwo Sandra ati rwose ndabihaze bingeze mu ijosi. Ati ibyanjye nawe birangire. Ubwo Rose ati ku gice cyanjye rwose ndumva wamubabarira. Ubwo Sandra yaramurebye nyine amumyora amubwira ati ubwo wasanga yaguhamagaye. Ati yego rwose yamamagaye. Rose ati yamamagaye. Ati yambwiye ibintu byose ambwira ko namufasha no gusaba imbabazi nyine. Ati kandi rwose yaciye bugufi asaba imbabazi mubabarire pe. Ubwo Sandra yarebye Rose mushuti we rwose n'ibimyira aramubwira ati ati ubwo nta kibazo nyine ndaza kwitaba telefone ye. Ubwo Rose yaramubwiye ati ntiwumva se ariko ntiwumve ko kumuhamagara bihagije ufite no kujya guhura nawe. Sandra ati ibyo se ni ibiki uri kumbwira. Rose ati hoya ariko ufite guhura apana ibya telefone mukaganira. Ati kireka niba utamukunda. Ubwo tugarutse kuri uru ruhande Neka baryanye. Wa mwana w'umukobwa rwose ufite umutima mwiza yaje yinjira mu cyumba amuhamagara amubwira ati Neka ati ufite kuza tukareba ni iyi filime rwose. Ati se ntabwo wayibonye. Ati ni filime nziza ari kuri YouTube. Ati ntabwo urayireba se. Neka ati ntabwo ntekereza ko rwose ndi muri mundi yo kureba filime. Ubwo ngubwo wa mwana w'umukobwa aramubwira ati wigira ikibazo rega Sandra nawe uhari. Ati kandi araza kuza mu ijoro. Ati rero ndumva ko twagirana ibihe byiza tukishima tukirebera filime. Neka ati ibyo uri kuvuga ubihagazeho. Umwana w'umukobwa ati ibyo nkubwira ni ukuri ahubwo wowe ngwino twirebere filime. Ubwo baricaranye bambika uburiri batangira kureba filime. Ubwo ngubwo Neka ati fata umusego wegame. Ubwo baregamye ku gitanda batangira kureba filime hamwe disi. Ubona ko rwose n'umwana w'umukobwa afite umutima mwiza pe. Umwana w'umukobwa yaravuze ati reka nangize filime twese turebe. Ubwo tugaruke kuri uruhande Neka rwose abateruye indobo ndetse harimo n'umukoropesho bisa nkaho agiye gukora amasuku muri salo. Ubwo hafi aho ku meza haba hateretse imashini bisa nkaho ari iya bosi wiwe. Ubwo muri ako kanya Neka yarahindukiye areba kuri mashini bisa nkaho muri mashini hari ibyari birimo. Ubwo inyuma ye gato haturutse bosi we. Ubwo bosi we nawe yahise aturuka inyuma asa nk'ureba Neka yibaza ibyo yaba ari kureba muri kompiyuta yiwe. Ese muratekereza ko madamu wa Neka naza hari bukurikireho iki? Ese ni iki Neka yarebaga muri mashini ya bosi cyatumaga amwenyura? Ndabashishikariza gukurikirana igice cya kabiri. Kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo utazacikwa igice cya kabiri. Like na comment byanyu ni ingenzi. Reka tubonane mu gice cya kabiri. Mugire ibihe byiza.